urakaza neza kuri Gorilla Gospel TV mugiye kubana nange na JJ muri rino jambo ry'Uwiteka. Wokomeje kudukurikira ndetse ndakwifuriza amahoro y'Imana ndetse Imana ikomeze ikugirire neza. Ngaho tukwibutse gukanda subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeza kunyura kuri chaîne rikomeze kukugeraho ndetse umwanya ku wundi, ntukagire ijambo na rimwe utumva, kandi kora share kugira ngo iri jambo ry'Imana rikomeze rigere kuri benshi cyane. Tujye gusoma ijambo dukura mu ngoma za kabiri, igice cyaho cya 25 umurongo waho uwa mbere ndetse kugeza ku murongo waho uwa 10. Amasiya yaramaze imyaka 25 avutse ubwo yatangiraga gutegeka, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Yehoyadani w'i Yerusalemu, akora ibishimwa n'Uwiteka, abikorana umutima utunganye ariko si rwose. Bukeye amaze kuganza ku ngoma, ahora abagaragu be bishe se ari umwami, ariko ntiyica abana babo, ahubwo aganza nk'uko byanditswe mu mategeko yo mu gitabo cya Mose. Uko Uwiteka yategetse ati, base ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base, ahubwo umuntu wese azicwe bamuhora icye cyaha. Kandi Amasiya ateranya Abayuda bose n'Ababenyamini, abatunganya uko amazu y'abasekuruza yari ari, ngo bategekwe n'umutware n'abatware batwara 1000 n'abatware 100. Abari bamaze imyaka 20 bavutse n'abayisagije arababara, abona ari abagabo batoranijwe 3,000 babasha gutabara bagatwara icumu n'ingabo. Kandi agurira abagabo b'Abisiraheli b'abanyembaraga b'intwari 100, atanga italanto z'ifeza 100. Hanyuma haza umuntu w'Imana aramusanga, aramubwira ati, mwami, ntukundire ingabo z'Abisiraheli ko mujyana uko Uwiteka atari kumwe n'Abisiraheli. Bisobanurwa ngo Abaefurayimu bose, ariko niwanga ugatabarana nabo, nubwo warwana intambara ufite ubutwari bungana bute, izagutsinda imbere y'ababisha bawe, kuko Imana ifite ububasha bwo gutabara n'ubutsinda. Amasiya amusubiza uwo muntu w'Imana ati, ariko se iby'italanto 100 nahaye ingabo z'Abisiraheli bibaye bite? Umuntu w'Imana aramusubiza ati, Uwiteka abasha kuguha izizirutaho cyane. Nuko Amasiya arobanura izo ngabo zari zije aho ari zivuye i Efurayimu ngo zisubire iwabo. Nicyo cyaziteye kurakarira Abayuda, ndetse zisubira iwabo zifite umujinya mwinshi. Imana yacu nishimwe cyane. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe muri rusange ijambo rivuga ngo Imana yacu ishobora gutabara, kandi ni Imana ifite imbaraga z'ubutsinzi. Uyu mugabo Amasiya yari umugabo wavutse ku mugabo witwaga Yowasi. Uyu mugabo witwaga Yowasi akaba yari umwami w'Abayuda ndetse n'Ababenyamini. Akaba ari umugabo wavuye kure cyane, kuko Imana yamutabaye ikoresheje umukobwa w'umwami igihe umugore witwaga Ataliya yicaga abene se bose kugira ngo afate ubwami.
Yowasi ararokoka. Uyu mugabo Yowasi yagendeye mu mategeko y'Imana igihe cyose yarakiri mu mababa y'uyu mutambyi mukuru w'Imana Yehoyada, agerageza gukora imirimo yo kumvira Uwiteka. Ariko uyu mugabo amaze kwitaba Imana, uyu mutambyi mukuru amaze kwitaba Imana, Yowasi yahise areka gukora ibintu Uwiteka yamushimaga, biza gutuma ndetse Uwiteka amuvaho aramuhana, aza gutanga asimburwa n'umuhungu we witwaga Amasiya. Uyu mugabo Amasiya nawe akaba ari umugabo wakoze ibishimwa n'Uwiteka. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana afite imbaraga zo gutabara kandi akagira n'imbaraga zo gukiza. Ubwo uyu mugabo Amasiya yaragiye kwifashisha ingabo z'Abisirayeli ngo bajye gutera Abasiriya, umuntu w'Imana yamujeho, amaze kumugeraho aramubwira ati, mwami, Imana irakubuza gutera ndetse uri kumwe n'ingabo z'Abisirayeli. Aho wakwibaza ngo niki cyatumye uyu mwami abwirirwa kutajyana n'ingabo z'Abisirayeli ku rugamba. Iki nuko Abisirayeli ntabwo bigeraga bubaha Imana, bari mu y'Imana ndetse bimika ibigirwamana byabambwe bikabazwa n'amaboko y'abana b'abantu bitumva ngo bivuge. Ibyo bintu rero byarakaje Uwiteka, bituma Uwiteka abakuraho amaso, asigarana igihugu cy'Ubuyuda, kuko nicyo cyari kigifite kugendera mu mategeko y'Uwiteka nk'uko Imana yategetse Mose ndetse n'abagiye bamuheruka. Uyu mugabo rero Amasiya amaze kubuzwa gutabarana n'ingabo z'Ubwisirayeli, hari ijambo rikabwiye umuntu w'Imana, aramubwira ati, ese ko nari namaze kwishyura izi ngabo z'Abayuda, izi ngabo z'Abisirayeli, ubwo amafaranga natanze biragenda gute? Reka nkubwire nshuti mwene data, hari igihe urugamba rugutera rukagutera ubwoba ndetse rukagutitiza, ugatangira gukubita hirya no hino, ugatangira kugira ubwoba, kugeza ubwo ureka kwiringira Uwiteka, kugeza ubwo wibagirwa ko Imana yawe ari Imana ishobora byose. Hari igihe urugamba rutugeraho tugatangira kwibaza yuko birangiye. Hari igihe imbaraga zo mu ijuru zisa naho ziheje, ndetse twahura n'ibibazo bitandukanye tukagira ngo ibyacu birarangiye. Iki nicyo cyatumye umwami Amasiya agenda agasanga ubu bwoko bw'Abisirayeli, si uko yari ayobewe yuko ubu bwoko bwavumwe n'Imana, si uko yari ayobewe ko Imana ya Isiraheli yari yaravuye kuri kino gihugu cy'Ubwisirayeli yisigarije igihugu cy'Ubuyuda, nabwo kubera isezerano yari yarasezeranye n'umugaragu wayo Dawidi, imubwira yuko itazabura gushyira umwana we ku ntebe y'ubwami. Icyo nicyo cyatumye ndetse Imana yisigariza ubu bwoko bw'Abayuda ndetse n'Ababenyamini. Nicyo cyatumye Imana ivuga ati, oya, nasezeranye isezerano n'umugaragu wanjye. None umugabo Amasiya yagize guhungabana mu mutima, ndetse yarebaga abanzi be, yakumva imigambi bari gucura, akavuga ati, noneho birarangiye. Uyu mugabo ubwoba bumwishe, aho kugira ngo yibuke yuko Uwiteka Imana ye ari inyembaraga kandi ariyo yagiye
ibatsindira ibarwanirira, ajya gushaka ubufasha ku bana ba Isiraheli. Imana yacu nishimwe. Ariko umuntu w'Imana ntiyigeze akora iki? Areberera. Cyangwa se Imana yo mu ijuru ntiyigeze ireberera, yagerageje kumuburira kugira ngo abashe kudakora ibitandukanye n'ibyo Uwiteka Imana ashima. Reka nkubwire inshuti mwene data, Imana irashaka yuko uyumvira kandi ukayiyambaza ndetse ukayiringira. Imana ntikunda umuntu uyisanisha cyangwa se uyirutisha ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ahantu umwami Amasiya yari yirengagije imbaraga z'Uwiteka Imana ya Isiraheli, yari yirengagije yuko iyo Mana ariyo yakuye ubwoko bwayo muri Egiputa ndetse ikagenda iburwanirira ikabugeza mu gihugu cy'isezerano ndetse ikabaha ubutaka nk'uko yarabisezeranye na basekuruza babo. Yari yirengagije imirimo igiye itandukana Imana yagiye itabaramo ubwoko bw'Abisiraheli. Reka nkubwire nshuti mwene data, hari igihe ikibazo kijya kitugeraho cyangwa se Satani akatugabaho ibitero ndetse twakumva bidukomereye bitunaniye, tugatangira kwibagirwa imirimo myinshi Imana yadukoreye. Reka nkubwire mwene data unteze amatwi muri kano kanya, ndagira ngo nkubwire icyo kibazo kiguteye, izo mbaraga zirimo zirakurwanya, ibyo bitero Satani arimo arakugabaho ntaho bihuriye n'imbaraga z'Uwiteka Imana ikomeye, ntaho bihuriye ndetse n'imirimo ikomeye Imana yakoreye mu maso yawe. Hari ibintu byinshi Uwiteka Imana yagukoreye kugira ngo ikwereke ko ari inyembaraga. Hari ibintu byinshi imbaraga z'Imana zakurokoyemo kugira ngo ikwereke ko nta wundi wo kwiringirwa usibye Uwiteka. Hari ibintu bitangaje Imana yagiye igukorera. Reka nkubwire nshuti mwene data, muri kano kanya ntuterwe ubwoba n'ibitero Satani akugabyeho, witerwe ubwoba n'urugamba ubona rukuri imbere ngo bitume uta inzira wari urimo yo kwizera Uwiteka, nurangiza utakaze umurongo ugiye mu gukora ibitandukanye n'iby'Imana ishima. Ibi nibyo uyu mwami Amasiya yaragiye gukora. Uyu mwami Amasiya yari yaribagiwe Imana ye, yari yaribagiwe imbaraga ifite. Aravuga ati none izi ngabo z'Abasiya zinteye zirampitana, reka njye kugura abagabo b'abanyembaraga mu Bisiraheli, ngaremera atanga ifeza z'izahabu ndetse izirenga 100. Imana iramutungura iramubwira ati nuramuka ugiye kuri ruriya rugamba ndetse ukitwaza zino ngabo z'Abisiraheli, bitewe n'uko ngiye Uwiteka Imana ndetse nashobora kubana n'izi ngabo. Reka nkubwire nshuti yanjye, Imana ntishobora kubana n'umuntu uwo ari we wese utayubaha. Imana ntishobora kubana n'umuntu uwo ari we wese utagendera mu nzira zayo. Imana ntishobora kujyana ndetse no kubana n'umuntu utagendera mu mbaraga z'Uwiteka. Nicyo cyatumye uyu muntu w'Imana ahanura kuri Amasiya, aramubwira ati have sigaho. Hari igihe nyamara tubona imbuzi z'Imana tukazirengagiza. Hari igihe Imana itugira inama ariko amatwi yacu tukayica. Ni kenshi cyane hagiye haboneka mu bwami bw'Abisiraheli abami batagiye bumvira Uwiteka. Ni kenshi cyane mu buzima bwacu tugenda duhura n'ibintu biduca intege kugira ngo nitwizere Uwiteka. Ariko nje kukubwira muri kano kanya wowe unteze amatwi, sinzi niba uri kunyumva nshuti mwene data, Imana ishobora byose. Sinzi n'ikibazo uri kunyuramo muri kano kanya, sinzi niba ari ikibazo cy'uburwayi cyangwa se ikibazo cy'ubukene, sinzi nimba Satani
urugamba yakugabyeho rumeze rute. Ahari birashoboka yuko wacitse intege, ahari birashoboka nuko uri kubona abanzi bawe bagomba kukunesha, nk'uko uyu mwami w'Abayuda yari yabirebaga. Uyu mwami Amasiya nawe yagize gutya, areba ingabo z'abanzi, baravuga ngo izi ngabo ziranesha, bimutera gutakaza ibyiringiro yari afitiye Uwiteka, bimutera kutibuka imirimo Imana yakoreye ubwoko bwa Isirayeli, ngarangije ngajya kwitabaza abo Imana yari yarateye umugongo kuko batayubahaga. Ahari wenda uyu munsi wa none nawe wacitse intege, wibagiwe igihe gishize, imyaka ubayeho, ko Imana ariyo yakugiriraga neza umunsi ku wundi. Wibagiwe bya bihe byose Imana yakurengeye ndetse ntiguhane mu maboko y'ababisha bawe. Wibagiwe ndetse ko atari ubwa mbere unyuze mu rugamba ariko ntiruguhitane, ahubwo Imana ikagutabara. Hariho abiringiye abana b'abantu nk'uko Amasiya nawe yari yiringiye, ndetse ubwoko bwa Isirayeli akagenda akagura zimwe mu ngabo zo mu bwoko bwa Isirayeli. Uyu mwami Amasiya yagize ubwoba ndetse akura amaso n'ibyiringiro byo ku Uwiteka. Icyo nicyo umuntu w'Imana yaje kumuburira kugira ngo ntabikore. Ariko uyu mwami Amasiya yumviraga Imana kandi akagendera mu nzira zikiranuka, ntago yigeze ndetse na gato areka kumvira Imana. Imana yacu nishimwe. Birashoboka ko uyu mwanya nawe waba uhungabanijwe n'urugamba uri kubona imbere yawe. Birashoboka ko nawe uyu mwanya waba uri guhungabanywa n'ibibazo uri kureba imbere yawe. Ariko icyo nkwibutsa ni kimwe, nuko Imana yacu ari inyembaraga. Ariko icyo nkwibutsa ni kimwe, nuko Imana yacu ari Imana itsinda kandi ari Imana itigera yihorera abayizera. Ni Imana ishobora byose. Haleluya, haleluya. Imana yacu nibaha imbaraga, kandi Imana yacu Yesu Kristo nibagirire neza, niyohereza ingabo. Haleluya. Kandi ikindi, witumbera ibibazo uri kunyuramo kuko birakwibagiza ibyo Imana yagukoreye. Nukomeza gutumbera ibyo bikugerageza, biraza kugukura ndetse kubyiringira Imana, ibyiringiro by'ibyo Imana yagukoreye. Ngahubwo tumbera Yesu, tumbera Yesu nshuti mwene data. Ng'igihe kimwe ubwo Yesu yari kumwe n'abigishwa be, yarababwiye ngo nibambuke bajye hakurya y'uruzi, ngaraza kubasangayo. Ngo buri gucya mu gitondo, intumwa ze ziri mu bwato, ngo zigiye kubona ngo zibona umuntu uri kugendera hejuru y'amazi, zitangira kwibaza byinshi ndetse zigira ubwoba mu mutima. Ziravuga ati ahari ubu ngubu noneho turashize. Zikitegereza ndetse zigashya ubwoba. Umugabo umwe witwa Petero aravuga, ndetse mu buryo yari ateyemo, yari umugabo ukunda gushyanuka cyane. Ngaba arashyanutse ariko abitewe n'ubwoba, ngaravuga ati wowe uzi udusanga urinde? Yesu arababwira ati ni njyewe Kristo. Haleluya. Ndetse bose barashidikanya, ndetse bose ntibabyizera. Ntibumvaga ukuntu umuntu yagendera hejuru y'amazi. Ngo Petero aramubwira ati nimba ari wowe, ngo ntegeka ngo nange ngendere hejuru y'amazi nze ngusanga. Imana yacu nishimwe. Yesu ntiyigeze ajijinganya, ahubwo yaramubwiye ati hafi yaho Yesu yarari. Uyu Petero yatangiye kureba imihengeri, areba, atangira gutekereza ko ikintu akoze kitari cyiza. Icyabayeho nuko yahise atakariza icyizere Yesu Kristo wari umubwiye ko azamusanga. Icyabayeho nuko yatangiye gutebera. Ibi mbikubwiriye iki nshuti mwene data? Mbikubwiriye ko igihe cyose witegereje ndetse ukaguma ureba ibibazo uri kunyuramo,
unyuramo, nta kabuza takaza ibyiringiro by'Imana iri kumwe nawe. Iyo Yesu Kristo ataba ari kumwe na Petero, icyo gihe biba byararangiye, ndetse aba yaribiye mu mazi akaburirwa irengero. Uyu munsi wa none nukomeza kureba ibibazo biri kugutera, ndakubwiza ukuri mwene data, birakurengera kandi no gupfurapfa. Ariko nukomeza kwiringira Imana, aho gutumbera ibyo bikugerageza ugatumbera Yesu, aho kwitegereza ibyo bikugoye ukareba Yesu, Imana yacu irakugirira neza. Yesu Kristo nta muntu n'umwe wigeze umwizera ngo akorwe n'isoni. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Salomo aravuga ati dore ndashaje ndetse n'imvi zibaye uruyenzi, ariko sindigera mbona umwana w'umukiranutsi, sindigera mbona umwana wizera. Ariko ederibu, Imana yacu ni nziza cyane, ntago ndigera mbona umwana w'umukiranutsi asabiriza, haleluya, cyangwa se agira icyo abura, kubera yuko Imana ye ari Imana ihora imurengera umunsi ku wundi. Murakoze rero, nimugire amahoro y'Imana, ndetse Imana ikomeze ibarengere muri byose mu izina rya Yesu.